buriya ikintu kidafite agaciro mu buzima ni ukugira amatsiko y'ibyo utemerewe. Ikintu kidafite agaciro mu buzima ni ukugira amatsiko y'ibyo utemerewe. Abakristo baba bandi baba mu ikanisa n'aba bandi baza basanga abakristo mu ikanisa n'aba bandi bava mu bibanza byabo bakaza ahitiriwe ikanisa bakababona mu ishusho y'abakristo, ariko umukristo ntaza abo mu bandi. Acumura iyo atakaje imitekerereze y'Imana ikava muri we agayoborwa n'imitekerereze yiwe, kubera ko umuntu abamo abantu babiri, habaho uyu muntu ugaragara, hakabaho n'undi muntu w'imbere. Umuntu w'imbere rero agaburirwa n'ijambo ry'Imana, umuntu w'inyuma agaburirwa n'aya mafunguro turya, imitsima n'ibindi. Abo twari kumwe ejo bundi narababwiye, umuka yarambwiye ngo kwizerwa, kuba umwizerwa ngo ntibisaba ibintu bibiri, bisaba ikintu kimwe, ni ukumenya gutandukanya ibintu byawe n'iby'abandi, nuko ubaye umwizerwa. Zina riryoshe niwe nzira ni Yesu, zina riryoshe niwe nzira. Semana haleluya. Amen. Abize ibijyanye na ekonomi baza bavuga ngo kugira ngo uzabone icyo urya ejo ngo urye bike ku byo ufite none. Abize ekonomi, isi izayigisha abantu kurya ibyo bafite mu byiciro, hanyuma ijuru rikigisha abantu kumarira ibyo bafite mu bandi kugira ngo babone ibyo bashaka. Investment y'isi kugira ngo uzabeho ejo ni ugucunga neza ibyo ufite. Investment y'ijuru kugira ngo uzabeho neza ejo ni ukumenya ibyo abandi bakeneye. Ikintu gitandukanya isi n'ijuru ni ikintu kimwe. Isi irakurura, ijuru rigatanga. Isi irakurura, ijuru rigatanga. Titugomba kubaho mu mihango n'imigenzo y'amadini, ibyo twigishijwe bidafite umurongo ujanye na Bibiliya. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana tukamenya icyo Imana igomba gukora n'icyo Imana ishaka ko abantu bakora. Kubera ko gukora neza kubaho mu buzima si ukwigirira neza, ni ugukorera ibyo abantu bakeneye, ni ugukorera abantu ibyo bakeneye. Gukora neza mu buzima ni ugukorera abandi ibyo bakeneye. Gukora nabi kubaho mu buzima ntabwo ari kwa kundi uvuga ngo umuntu yangiriye nabi. Oya, ira ni etape ya kabiri. Etape ya mbere yo gukora nabi ni ukwanga kwihereza ibyo wakagombye kwiha. Amen, amen. Iyo unaniwe kumenya ibyo ugomba kwigaburira, hanyuma ukagira umwete wo kumenya ibyo ugaburira abandi, ubu uri umugome w'ubuzima bwawe. Intambwe yo kwikunda si ukwihereza ibyiza, intambwe yo kwikunda ni ukumenya ibyo ukeneye. Amen, amen. Mu yandi magambo, umuntu wenyine ukora nabi kurusha abandi. Amen, amen. Ni umuntu unanirwa kwikorera ibyo abandi batamukorera. Uwo ni we muntu ukora nabi kurusha abandi ku isi. Niba nta bushobozi bukurimo bushobora kukwereka icyo wakwikorera ukeneye, uri umugome w'ubuzima bwawe. Abize theology mu byo bita ngo ni homiletique, mu bijanye no kubwiriza, bavuga ko iyo ugeze ku gatuti cyangwa se kuri podium ugomba guhagarara utanyeganyega, ugasoma wunamye, ukavuga witonze, ngo kugira ngo ugaragaze ubutungane. Abantu benshi bazi ko kugira discipline ari ukwitonda, kandi hari abantu benshi bitonda ariko ari indiscipline.
kwitonda ni kimwe mu bimenyetso byogaragaza yuko nyine uri umuntu muzima, ariko ikibikurikiraho nibyo bifite agaciro kuruta uko wari umeze mbere. Mu buzima imirimo igira agaciro si imirimo mwakoze, imirimo igira agaciro mu buzima bw'umuntu niherekeza ibyo yakoze. Kuko inyuma y'imirimo myiza iyo habaye imirimo myiza, imirimo yabanje imyiza kuba myiza nigomeza kwitwa myiza. Ariko iyi mirimo myiza iherekejwe n'imirimo mibi, iyi mirimo mibi isiba ya yindi myiza twakoze. Amen, amen. Turakangurira itorero kuba mu buzima bukora, ubuzima bukorera Imana. Nishimiye kubonana n'umugaragu w'Imana Ruboneka. Imana iguheze umugisha. Ngwino turamukanye. Gahe humeka. Yesu ni mwiza iteka ryose, tumukunde kandi tumukorere. Muririmbyi yaravuze ngo dushime ko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none ngo kandi baba dutafunira amatabi, ngo amajosi yacu ngo n'amaboko ngo byuzuye impigi, ariko byose Yesu yabidukuyeho kugira ngo aduhindure umwe muri Kristo Yesu. Ndishimiye kubana na Kwizera. Imana igweze umugisha. Turakwakiriye muri kino gihugu kandi turakwishimiye. Mu by'ukuri ageze neza kumva umwanya hano imbere bazavuga ngo habicuya cyinshi kandi kiraba nyine. Naje mfite kumushimira ariko ndanabyibagirwa. None ga tuguhaye kazi. Imana igumugisha kandi Imana igukoresha ubutwari. Barikiwe. Imana igweze umugisha. Reka sabe Evangeliste Gatabaza aze turamukanye. Aze turamukanye. Kwire. Komera Imana amashini. Asifiwe. Mana ishimwe. Kwizera ni inshuti yanje, nje namumenye ari muto, tutaramanya ari muto. Abandi bangana twasenga bagataha iwakanga kunsiga mu cyumba cy'amahombi. Mana iguha umugisha ko yakugize umugaragu wayo, umukozi wayo ufite ubwenge bw'Imana. Facteur imwe igomba gutuma isi ihinduka ikaba abakristo nuko twifatanya no kuba umwe na Kristo. Amen. Yeme mwakomeye Imana amashi. Kasabe Revera aze turamukanye. Revera Alex ngwino turamukanye. Kwire mukomere Imana amashi. Bwana Yesu asifiwe. Shimiye umugaragu w'Imana mu by'ukuri kuba ari hano. Imana imuhereze umugisha. Ntabwo dukomeza kuvuga mu byo abandi bavuze, tubihuriyeho twese. Ibyo bavuze, ibyo Ruboneka yavuze na Gatabazi tubihuriyeho. Yarambwe mbabwira ijambo rimwe, muhungisha umwana Herode aracyamuhiga. Amen, haleluya. Muhungisha umwana Herode aracari kamuhiga. Amen, haleluya. Ye kubaganiriza ijambo rivuga ngo gukora neza. Gukora neza nico abakristo dukeneye, gukora neza. Imirimo tuzahemberwa si imirimo yose twakoze. Gerardine yararimbye aravuga ngo imirimo tuzahemberwa ngo niyo twakoranye urukundo. Mukozi w'Imana yavuze ngo twujuje abakristo b'abandi mu ikanisa. Umukaranganiriza nyine ndavuga reka nongera kandi kantu gatoya. Abakristo b'abandi baba mu ikanisa n'abandi baza basanga abakristo mu ikanisa. Naba bandi bava mu bibanza byabo bakaza ahitiriwe ikanisa bakababona mu ishusho y'abakristo, ariko umukristo ntaza abo mu bandi. Nama bandi gusa.
semena amen. Abantu benshi bishimira kubaho ariko baratakaje intego yo kubaho. Kubaho ni byiza ariko biba byiza cyane iyo ubayeho mu ntego y'icyatumye ubaho. No gupfa ni byiza iyo upfuye warashoje icyo wahamagariwe. Ikibazo si ugupfa, ikibazo no kubaho warapfuye. Aho kubaho warapfuye ahubwo wapfa nyine wapfuye. Niko kwiza. Ubuzima bwacu nitubushorera mu Mana, Imana igashorera imizi muri twebwe. Yohana yarabyanditse aravuga ngo ufite ayo magambo, ubika amagambo y'Imana muri we, nayo magambo akaba muri we, ngo ni uzabasha gusaba Imana icyo ashaka. Ntago bikunda yuko dusaba Imana ibyo dushaka natwe twananiwe gukora ibyo ishaka. Aba mama bazi guhaha, ninde mu mama uzi guhaha kurusha abandi? Woja mu isoko yagera akamabwira ngo munyongeza atarahaha. Bahita babona yuko hari probleme muri tete. Nta muntu woja mu isoko ngo nashika yamavuga ngo munyongeze atarahaha. Bibiliya izivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Bibiliya musome neza, Bibiliya izivuga ngo no gukiranuka kwayo, bivuga ngo no gukiranuka kw'Imana. Hanyuma hariho gukiranuka k'umwana w'umuntu, ariko Bibiliya yita ngo no gukiranirwa. Gukiranirwa bisobanura iki? Ni ukuri kw'ibitekerezo by'umwana w'umuntu yizerera mu mbaraga ziwe hatarimo Imana. Iyo hajemo Imana rero bya bindi utekereza ukabihindura ukizera ibindi bishyashya, nibyo Bibiliya yita gukiranuka. Gukiranuka ni imitekerereze y'ubwami bw'ijuru ikorera mu mwana w'umuntu, akayoborwa n'ijuru kandi ari mwisi. Semena amen. Ntabwo dusabwa ibintu birebire cyane. Ntabwo dusabwa ibintu birebire cyane kugira ngo tube abizerwa imbere y'Imana. Abo twari kumwe ejo wundi narababwiye, umuka yarambwiye ngo kwizerwa, kuba umwizerwa ngo ntibisaba ibintu bibiri, bisaba ikintu kimwe, ni ukumenya gutandukanya ibintu byawe n'iby'abandi, nuko ubaye umwizerwa. Semena amen. Kuba umwizerwa ntibabisengera, oya ntibabigira mu masengesho, ni ukumenya gusa gutandukanya ibyawe n'iby'abandi. Imana ikeneye ubuzima bwacu bukuze buri ku rwego rwo kwizerwa kuruta uko twebwe twizera. Ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo muri Matayo 15:13 ngo muri umucyo w'isi. Paulo yaravuze ngo mwebwe gusa ngo nimugera mu bantu bakibareba gusa bataragira icyo bumva, ngo muze mubashikamo ngo babone ubwiza bw'Imana, mutarabumbura akanwa kanyu, abantu babone ubwiza bw'Imana. Abantu bari mu kurwanira kugira ngo bagaragare cyane kuruta Imana ibarimo. Iyo urwaniye kugaragara, Imana irakureka abantu bakakubona, ariko birizivuga ngo izo nizo ngororano zawe. Muharanire kugira ngo ibyo mukora byose bigaragaremo icubero cy'Imana. Semene amen. Turirimbe kubw'icubahiro cy'ubwami bw'Imana. Nitubwirize ijambo ry'Imana, turibwirize kugira ngo Imana yururuke mu mitima y'abantu. Nidutanga amaturo kugira ngo Imana imenye yuko tuza agaciro k'icyo yakoze. Abantu benshi batanga amaturo kubera ko ari porogaramu y'ikanisa, ariko muzabireke. Ntimugatanga amaturo ya porogaramu y'ikanisa, muzoze mutanga amaturo murekonesa icyo Imana yakoze mu ikanisa. Gukorera Imana ni inyungu zihera mu mizi y'ibyo twebwe tuyitekerezamo ndetse n'ibyo Imana yadutekerejemo. Iyo dutakaje icyo Imana yadutekerejemo, nicyo gihe ibyo tuyitekerezamo twebwe tubikora mu buryo budakwiriye. Ariko iyo imizi ishoreye ku cyo Yesu yakoze, natwe ibyo dukora bigira agaciro, kuko ibyo yakoze muri twebwe byagize agaciro. Semena amen. Turasabwa kubaho turi abantu b'Imana, turi abana b'Imana, tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iki jambo ry'Imana ridusaba gukora, iki jambo ry'Imana ridusaba kureka, tugakora icyo Imana ishaka, tukareka icyo Imana idashaka.
buriya kuja mu materaniro, aya materaniro turimo, iyi ngiyi ni impuzamatorero, kuko buri muntu wese ni ikanisa. Bibiliya ivuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Iyo tujega mu mpuzamatorero ukaza utari ikanisa ugashika mu ikanisa, nibwo muza mubona intambara. Intambara ntiziterwa n'abanyetorero, ziterwa n'abanyekanisa. Sinzi ko twumvisha icyo urwo rurimi. Nta mukristo waharanira kurwanira igitandukanye n'icyo Imana yamuhamagariye, keretse gusa umuntu utazi icyo azungukira mu cyo Imana yamuhamagariye, niwe uzuja kurwanira ibyo abandi bahamagariwe. Iyo dukoze neza ibyo twebwe dusabwa gukora, nico gihe tuhishurirwa neza kurushirizaho gushinga imizi muri ico ngicyo, kugira ngo Imana irushirizaho gukomeza gukora muri twebwe. Amen. Dusome ijambo ry'Imana, Samuel wa kabiri, igice cya 9 ku murongo wa mbere. Ibice 9 ku murongo wa mbere, Samuel wa kabiri. Turasoma uwo murongo umwe wonyine gusa, hanyuma turasobanura kanya gatoya turangize tukomeze dutaramira Imana. Bibiliya iravuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa se Yonatani? Amen. Ineza y'umuntu nizi mutera gukundwa. Umuntu wese akundirwa icyo akora, kandi umuntu wese yangirwa icyo akora. Umuntu udafite imitekerereze imwigisha yuko ibyo akora biri mu buryo bubiri. Hari abazagukunda, umugaragu w'Imana Ndutira yabivuze, abantu bakuvuga neza abandi bakakuvuga nabi. Iyo abantu bakuvuze neza ni byiza, kuko ni imbaraga zigufasha kuguma gukora neza. Iyo abantu bakuvuze nabi ni akarusho, kuko bavuze nabi ukorera. Ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe uri mu murongo urimo gukorera. Yesu yaravuze ngo abantu nibababwira nabi, nibabavuga nabi, mbere yo gukora reaction muzibuke ko ari nje babanje kuvuga nabi. Nimumara mugira imyitwarire imeze nkuko nanje nitwaye. Abantu benshi bari mu kurwanira ngo bavugwe neza cyangwa se babafate neza. Gufatwa neza no kuvugwa neza ni byiza, ariko kandi niba abantu bakuvuga neza ariko wakoze nabi, ibyo ngibyo si urukundo abantu baguhaye, ahubwo bagufashije kuyoba, kubera ko wowe wabanjije kwiyobya. Ibyiza nuko bareka kugukomera amashi ugakora ibyo batumva, ariko wowe wumva, kugira ngo igihe nikigera Imana izabumvisha ibyo yakumvishije. Amen, hallelujah. Tuzamura ibiganza dore Imana icubahiro. Mbere yo gukora umurimo wari wo wose, tubanza gusabwa kumva icyo tugiye gukora. Iyo tutarumva icyo dukora, ntago bikunda yuko abantu bumva icyo turimo gukora. Umugabo umwe w'umufilosofe yakoze ubushakashatsi, amenya ibintu bitandukanye mu isi, ashaka gukora conclusion yo kumenya aho Imana yakomotse. Ngo afata ibikoresho byiyo bimufasha mu kazi, ngo aragenda ngo aje ahantu ku nyanja nini cyane. Ngo ageze kuri iyo nyanja, ngo ahatereka ibyuma byiwe atangira gukora ubushakashatsi. Ngo ariko ngo ahasanga akana gatoya ngo karimo karavoma amazi mu nyanja, ngo kacukuye, ngo kimvye akanogo ahantu, kakaza kavoma kakaza kakamena amazi muri kahobo gatoya. None ngo kamara amasaha 2, amasaha 3, amasaha 4, ngo bije kuba amasaha 5, aragahamagara ati, se ngwino hano shapeti, wabaye gute ko wiriwe hano? Akana karamubwira ngo ko ndashaka uburyo nofatira nyanja yose nkayivoma nkayishira muri aka kobo. Umugabo ngo araseka cyane aravuga ati, wataye ubwenge cyane. Ibyo ntibishoboka, uri umwana nyine. Iyo umuntu mukuru mba ngusetse nkabitindamo. Umwana ngo aramusubiza ngo kunguko uri kubona ibyo ndi gukora bidakunda, ngo niko nawe ibyo waje gukora no bitokunda. Amen, hallelujah.
icyo dushaka gukora n'umusaruro wacu. Ntago bikunda ko abantu bumva ibyo dukora. Mbere y'uko uririmba uzubanza umenya agaciro ko kuririmba. Hari abaririmbyi bamwe nabonye bambaye impeta zidafite ubusobanuro. Muri iyi minsi ndi mu gutangazwa n'ukuntu turi mu kugerageza kwigana imico y'abantu bo hanze. Ko kuza kuririmba nafunguye amato y'ishati 3 agatuza kari hanze. Hari ubutumwa buri hano. Hari ubwo mukeneye. Uba wasobaganyije. Iyo ufite fiance uza wambara urupeta kuri aka kaboko ka kabiri aka gatoki. Iyo ufite uri mariye uza wambara kuri aka ka gatatu. Niba udafite fiance ukaba udafite n'umugabo utari mariye tukambara impeta uzureka. Kandi niba umukeneye umushake byihuse biri emergency. Kuriya ikintu kidafite agaciro mu buzima no kugira amatsiko y'ibyo utemerewe. Ikintu kidafite agaciro mu buzima no kugira amatsiko y'ibyo utemerewe. Umunsi mwamenye ibyo mwemerewe n'ibyo mutemerewe nibwo mwogira ibyo murarikira n'ibyo mutararikira. Uku noja mu isoko ngo ngiye kugura urupeta nimara bigende gute? Kuko ntabyemerewe. Singomba kugira amatsiko yo kugira gute? Semene amen. Ndashaka kubabwira gatoya hejuru y'inkomoko izanye n'imitekerereze ndetse n'imikorere. Iyo usomye itangiriro mu gice cya mbere ngo Imana ngirarema, bigeze mu gice cya 26 ku murongo wa 26 muri icyo gice cya mbere ngo Imana ngo iricara avuga ngo mureke tureme umuntu ngo tumuheze ishusho yacu, ngo nitumara tumuheze ubutware bwacu. Ngo Imana irabikora, inama iraterana ngo bareme umuntu, ngo ku munsi wa 7 Imana iraruhuka. Ariko Imana ntiyaruhutse kuko yari yakoze akazi kenshi yananiwe, kuko yari imaze kurema umuntu imubikamo ubushobozi ifite. Iravuga ngo ninguma gukora uyu muntu ntakazabona ko gukora kandi ari cyo namuremeye. Imana iravuga ngo reka nje muri pause kugira ngo umuntu abone tere yo gukora. Ntago Imana yaruhutse kuko yari yarushe, ahubwo Imana yaruhutse kugira ngo natwe tuje muri tere dukore. Umuntu ageze muri Edeni, aho Imana yari yaramaze gutayarisha, yari yamaze gutegura ibyo umuntu azakenera byose biri muri Edeni. Umuntu yari asigaranye ikintu kimwe gusa, dari gukoresha ibitekerezo Imana yamuhaye kugira ngo abashe kumaneginga ibyo Imana yateguye. Imana iza yemera yuko twebwe tumaneginga ibiri mu isi, ariko ibiri mu isi ntago ari byo bitumaneginga. Iyo rero ibiri mu isi bikuyoboye ariko wowe ntubiyobore, ntago uba ukiri mu bushake bw'Imana. Kubera ko umuntu acumura iyo atakaje imitekerereze y'Imana ikava muri we agayoborwa n'imitekerereze yiwe. Kubera ko umuntu abamo abantu babiri, habaho uyu muntu ugaragara, hakabaho n'undi muntu w'imbere. Umuntu w'imbere rero agaburirwa n'ijambo ry'Imana, umuntu w'inyuma agaburirwa n'aya mafunguro turya, imitsima n'ibindi n'ibindi. Iyo uri imitsima cyane tusoma ijambo ry'Imana, uzuvyibuha abantu bakakwita ibogare, abandi bakakwita umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, ariko baguheza ijambo ngo uvuge abantu bose bakaza batandukana. Umuntu akaza ataha adasezeye uwo bazanye. Uburyo bwiza bwo kuvuga ni ukuvuga mbere yo kuvuga. Uburyo bwiza bwo gukora ni ugukora mbere yo gukora. Uburyo bwiza bwo gukorera Imana, uburyo bwiza bwo gutunganya ni ugutunganya mbere yo gutunganya. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbere yuko mukora ikintu cyose ngo muzozo mubanza mwitonde, mubanze mumenye ko icyo mugiye gukora ari inyungu y'ubwami bw'Imana. Kuriya guhubuka si ukuvuga wihuse, ntago ariko gusa nabyo jobamo, wenda yoba ari nka etape ya 3 yo guhubuka. Ariko guhubuka ni ukuvuga ibyo utekereje byose. Guhubuka si ukuvuga wihuse. Abantu benshi bazi ko umuntu uvuga yihuta ari uhubuka. Oya,
umuntu uhubuka ni umuntu uvuga ibyo atekereje byose. Kubu wotambuka imbere y'abantu ushonje ukamutekereza ibiryo ukamuvuga ngo ibiryo, uba wahubutse kuko wavuze ibyo watekereje byose. Yemwe tuzamura ibiganza dore Imana ishubahira. Sabana haleluya. Bisaba kwitonda, bisaba kwitonda. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, we simama, jipange sawa sawa. tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani, wewe simama, jipange sawa sawa. umunsi yatakaje responsibility ziwe, umunsi yatakaje umurongo w'Imana yamuhaye gukoresha, niyo munsi yakiriye umurongo wa Satani, atakaza umurongo w'Imana. Donc umurongo w'ibyo twebwe dutekereza twibwira gukora uri linked ku Mana, ufashe ku Mana. Nono iyo twebwe dutakaje wa murongo, ibugufi iwacu gatoya, ibugufi yaho utuye hari umurongo wa Satani witeguye kwikonekta kuri wowe kugira ngo utakaze rezo y'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntimubererekere Satani. Kuberereka ni ugukinga umwango ariko ugasiga akenge gatoya. Abantu bakinga imiryango bashireho n'amagufuri n'amakare. Abantu bari mu gukinga amazu yiri yatubayemo ariko bakananirwa gukinga amazu y'imitima. Umutima ugira imiryango myinshi. Hari imiryango yemerewe kuzamo abashitsi, hakaba n'indi miryango iri private. Ibyo ni ibice bibiri by'imiryango iba mu mutima w'umuntu. Hari ibiri public cyangwa se biri public, hakaba n'ibindi biri private. Hari abantu bemerewe kwinjira, hari n'ahandi batemerewe kwinjira. Iyo rero winjije abantu mu cyumba kiri private bakazanamo ibintu biri public, bya bindi biri private birasenyuka. Private room does not allow public ideas. Icyumba kiri prive ntikijya kibika ibitekerezo biri public. Ejo bundi narasenze umwuka arambwira ngo amasengesho dusenga aba mu bwoko bubiri. Hari amasengesho rusange hakabaho n'amasengesho y'ibanga. Ngo amasengesho rusange ngo azarinda umuntu mu buzima rusange abanyemo n'abandi. Ngo amasengesho y'ibanga ngo akamurindira mu buzima bwiwe bw'ibanga. Niyo mpamvu muza mubona abantu benshi muri rusange babayeho neza ariko mu ibanga barashize. Bararabahamagara ngo mudutabare twajwigiriye kubera ko nta mahombi bagira ari prive, ari private y'ibanga, ari secret. Inyuma yo gusenga uyu mwanya turimo gusenga, ukeneye undi mwanya wo gusenga wawe wihariye. Inyuma yo kumva ijambo ry'Imana turimo turaganira, ukeneye gufata ijambo ry'Imana ukarisoma wenyine ukumva icyo Imana ikubwira. Abantu benshi batinya gusoma Bibiliya ngo kubera ko biri itumvikana. Umugabo umwe yaravuze ngo iyo yabuze ibitotsi ngo azasoma Bibiliya. Ngo iyo neza ngo araye yicaye ngo akumva umubiri wabuze ibitotsi ngo azayamazana Bibiliya. Ngo azatangira gusoma ngo akamasinzira. Ariko uwo mugabo nawe ni igitangaza. Samana haleluya. Gukora neza mu buzima bikomoka ku Mana, bigakomoka mu mitekerereze yawe, hanyuma bikarwanya imitekerereze y'umwanzi mu buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana, mwe nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Narivuze ngo abantu baza batinya gusoma Bibiliya ngo kubera yuko Bibiliya ngo idasobanutse ngo itumvikana. Kandi umwuka
ntazaza gusobanura undi mwuka. Umwuka azaza gusobanura amagambo. Mutegera aya makuru nsoze nicare. Umwuka ntazaza gusobanura umwuka. Umwuka azaza gusobanura amagambo yanditswe n'umwuka. Iyo dusoma ibyo tutumva, umwuka w'Imana aza kutwumvisha ibyo twasomye, kugira ngo tubashe kugira imitekerereze ye, dukorere Imana muri yo, twisanishe n'Imana muri yo. Ntago ushobora kumva icyo utazi utaragisoma, ariko birashoboka ko wasoma icyo utumva ukacyumva nyuma yo kugisoma. Muribuka ya nkone yari irimo irasoma, Filipo ngo araza arayibaza ngo ese kurasoma iki? Ibyo uri gusoma kurabyumva? Aravuga ati no ubyumva gute? Tawa bisobanuriye. Filipo aramubwira ngo ucare ngusobanurire. Ngo icara ngaha ndagusigurira. Tuzamuri biganza byose Imana isubero ye. Amen. Arangije ngo aramusobanurira ngo yumve iki ijambo ry'Imana rivuga. Icyabanje ni ugusoma. Kaze mbabwira ahantu gatoya ijambo abafarisayo. Abafarisayo ntago bari abapagani. Abafarisayo bari abantu ngo bari barize theology. Bari abantu bize Bibiliya, bari barize n'amategeko, ngo bari abahanga mu bijanye n'amategeko. Ngo bagize batanga ibya 10 ngo bakaruha bagatanga n'icya 10 cya dodo. Bazaga baje gusoroma igishoma akamabara ibibabi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ica 10 iri ni turu. Ariko bari bike. Bari abantu bari basi gahunda z'amateraniro, bari barize gahunda z'amateraniro, bakabwira abantu guterana, ariko nyuma y'iteraniro nabo bakajya guteranira handi. Imirimo dukora tigira agaciro aho tuyikorera. Imirimo dukora igira agaciro aho twayikoreye. Semene amen. Turuzi nk'uko ndi kubwiriza hano, uko umuntu twazanye mu modoka akarande bakamuvuga ngo uyu ni wa muntu twicaranye. Nidusubira mu modoka dutaje aramavuga ngo uyu ni wa muntu wazubwiriza. Nukuvuga ngo niba nakoze nabi aho narindi, ibyo ndi gukora nta gaciro bifite. Niba nakoze nabi aho narintuye cyangwa aho narincumbitse, nanga nta gaciro. Mweza agaciro aho muri kugira ngo naho muri kuja hagira agaciro. Umuntu wese Bibiliya ivuga ngo yibwira yuko mugenzi wa muruta. Kubera gusa imibanire y'abantu neza. Nukenera kubana n'abantu neza. Ngo uzabanze ugira gute? Ngo utekereze yuko ngo umuntu akuruta. Ngo nibwo muzobana neza. Yeme ndanezerewe reka duhereze Imana icyubahiro dutere haleluya. Dawidi gwarabaza ngo mbese nta muntu waba warasigaye wo mu muryango wa Yonatani ngo mugirire neza ku bwase. Ineza dukora itugarukira turiho ikatugarukira tutakiriho. Tidukora neza ngo dusubizwe neza, dukora neza kugira ngo tuzagororerwe neza twakoze. Tituyigororerwa n'abana b'abantu, tuyigororerwa n'Imana Data yo mu ijuru. Tituyigororerwa igihe tuyiteguye, iza mu gihe tutiteguye, kugira ngo ibyo twari twiteguye tubihabwe bidashingiye ku byo dutekereza, bishingiye ku mitekerereze y'Imana, hagaragaremo gukomera kw'Imana isumba byose. Imana iyisura umuntu tizimusuriraho umuntu ayiteguriye, kugira ngo umuntu ataza kwirata yuko azi gutegura inzira. Imana uzwitegerereza imbere gutya ukamukanura ikamituruka inyuma ikagukora ngo hindukira papa, ukamusanga icyo warutegereje yakizanye, ugataha uvuga ngo ni Imana yabikoze. Amen. Ni Imana yamutanze maboko y'abagome baramwica bamwica urufurubi rutari umukwiye dutekereze ubwo
fata umwanya utekereze kuri izo mbabazi wihutire kumwimika mu mitima yacu. Imana ni Imana yamutanze mu maboko y'abagome, aramwica urupfu rubi rutari rumukwiye. Kora neza ukiriho kugira ngo ibyo uzaba utakiriho uzabeho neza. Kora neza ukiriho kugira ngo abazagukomoka bazabeho neza. Ukora neza ni amahitamo y'umuntu mu Mana, si amahitamo y'Imana mu muntu. Korera Imana nk'abantu bazapfa ejo, utitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Sabana haleluya. Utegera aya makuru soza. Gukorera Imana ni amahitamo y'umuntu mu Mana, si amahitamo y'Imana mu muntu. Igituye mu ihema uyibera muri twebwe, turagendana uyu munsi iyo turi kumwe. Imbere y'umutima ngo avuga ukorera Yesu arabyumva. Kwizera Imana ni ukuvuga ibintu byose udafite gushidikanya kuko byobaho, ukabivuga witeguye ingaruka zabyo, niko kwizera. Mu yandi magambo, kwizera no kwitegura ingaruka z'amagambo udashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, ushingiye ku ijambo ry'Imana ryavuze. Akira ijambo ry'Imana. Ntabwo igituye mu ihema